Ese waba wibaza ibintu wemerewe gukora ndetse n'ibyo utemerewe gukora igihe utwite? Ese hari ibintu bijya bikubaho ukibaza cyangwa se ukora ukumva nyamara bitari bikwiye igihe utwite? Igisubizo ni uko wakomeza ugakurikirana kino kiganiro kugira ngo wumve ibintu utemerewe mu gihe utwite. Hanyuma ku mpera z'iki kiganiro turabararikira kuzakurikirana ikiganiro cy'ubutaha, noneho kizaza kivuga ibintu waba wemerewe igihe utwite. Ariko reka tubanze duhere ku byo utemerewe, kuko nibyo bintu byihutirwa cyane kugira ngo bigufashe kwirinda ndetse birinde n'umwana wawe. Gushishikariza kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ikiganiro kizakurikira kitazagucika. Tugukusanyiriza aya makuru rero twakoresheje ibitabo bitandukanye, aho twibanze cyane cyane ku kigo cy'Abanyamerika cyita ku badamu ndetse n'indwara z'abadamu, ndetse twita umuryango w'abibumbye wita ku buzima ndetse n'ikigo gishinzwe kurwanya indwara no kuzirinda. Kubw'iyo mpamvu tukaba tugiye kukubwira ibintu ugomba rwose kwirinda gukora mu gihe utwite, kuko ibyo bintu rwose uramutse ubikoze waba uri gushyira umwana wawe mu bibazo bikomeye, ndetse nawe uri kwishyira mu bibazo bikomeye, ndetse bishobora no kuba byakuviramo kubura ubuzima. Ikintu cya mbere ni ukwirinda gukoresha imiti ya kinyarwanda cyangwa se n'indi miti yose ushobora gukoresha uri kwivura. Muri make ni ukwirinda kwivura. Ibi ngibi iyo ukoresheje imiti ya kinyarwanda bigira ingaruka zikomeye cyane tutazi bitewe n'ingano runaka y'imiti wafashe, doze runaka, kandi iyo doze ikaba bitewe n'uko wenda yarenze ikigero, ikaba yatuma rwose uhura n'ibibazo bikomeye, harimo no kuba wapfa cyangwa se ukaba wateza n'umwana ibibazo bikomeye mu gihe azaba avutse. Akaba ariyo mpamvu tubagira inama yo kurwanya iyi miti rwose ya kinyarwanda. Icya kabiri ugomba kwirinda igihe utwite ni ukwirinda gukora ibintu bivunanye ndetse bisaba imbaraga, cyangwa se ukaba wanakomeza kugenda ukorakora ku nda yawe ku buryo rwose bishobora gutuma umwana agira ikibazo. Niyo mpamvu igihe utwite rwose ugomba kubungabunga inda yawe cyane, ukirinda ko hari ikintu cyayikomeretsa, kuko iyo ikomerekeje n'umwana nawe abigenderamo. Hanyuma ikintu cya gatatu ugomba kwirinda ni ukwirinda gukoresha itabi. Nk'uko twababwiye, dukurikije ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'Abanyamerika cyita ku badamu ndetse n'indwara z'abadamu, bagaragaje yuko kunywa itabi bigira ingaruka zikomeye cyane ku mwana ndetse no ku mudamu. Muri makeya, cyane cyane ku mwana rero bikaba bigira ingaruka zikomeye cyane cyane tugiye kubabwira aha ngaha. Ikintu cya mbere, iyo unywa itabi riragenda rwose rikaba ryateza ibibazo bikomeye ku buryo ushobora no kuba inda yawe yavamo. Akaba ariyo mpamvu rero tubagira ngo tubabwire mwirinde kunywa itabi cyane, kuko bishobora gutuma umwana wawe agira ikibazo gikomeye. Ndetse ku mwana wavutse anywa itabi bimuviramo uburwayi cyangwa se ubumuga butandukanye, harimo kugira ibibari, harimo kuba uwo mwana azatangira kunywa itabi akiri mutoya, harimo kuvukana ibiro bike, harimo kuba yapfa akivuka, harimo no kuvuka atujuje igihe. Ibibazo byinshi bitandukanye bishobora kugenda bibaho. Si ibyo gusa kandi bimugiraho n'ingaruka mu mibereho, aho usanga mu ishuri bitagenda neza kubera ibyo bibazo. Ikintu cya kane rero ni ukwirinda gukoresha alukoro cyangwa se ibinyobwa bisembuye. Ibinyobwa bisembuye nabyo rero ntaho bitandukaniye cyane n'itabi, kuko ingaruka zabyo n'iz'itabi bifite ahantu bihuriye cyane cyane, kuko
bishobora gutuma nanone inda yawe ivamo, cyangwa se bikaba byatuma umwana ahura n'uburwayi bukomeye mu gihe yaba avutse, harimo kuba umwana azagira ikibazo cyo kuba yatangira kunywa izo nzoga cyangwa se ibyo binyobwa bisembuye akiri mutoya, umwana akabura kwihitiramo, kudatekereza cyane, imyitwarire mibi cyane cyangwa se agapfa akivuka, ugasanga ni ibibazo bikomeye bitewe na disability runaka yagize yitwa fetal alcohol spectrum disorders. Nk'uko twabonye ko ku bijyanye n'itabi ko umwana ashobora no kuba yagira ibibazo rwose byo kuba ubwonko budakura neza cyangwa se ibihaha bye ngo bikure neza kubera icyo bita nicotine addiction. So nagira ngo rero twikomereze hano ku bijyanye n'inzoga ho, noneho hiyongeraho no kuba yagira ibibazo by'ubuhumyi, arebe neza, akaba yagira ibibazo by'impyiko ndetse n'imitsi ye ikaba idakomera cyane mu buryo rwose buhagije. Niyo mpamvu tubasaba kugira ngo mwirinde kunywa inzoga n'itabi. Icya gatanu ni ukwirinda kurya inyama utatetse, utazi uburyo zatetswe. Impamvu ni iyihe? Ni uko iyo uriye inyama utatetse cyangwa se utazwi igihe zatekewe, ushobora kugira ibyago byinshi byo kuzirya zidahiye neza, bityo bigatuma uryamo za mikorobe zitandukanye zishobora kukwangiza ndetse zikaba zakangiza n'umwana wawe. Ikindi ni ukwirinda kujya muri sauna, abakunda kujya muri sauna. Iyo utwite rero, impamvu wenda tubarinda kujya muri sauna cyane ahantu hashyushye cyane, umudamu utwite aba agomba kuhirinda, bitewe n'uko bituma ushobora kugira ikibazo cy'ubushyuhe buri hejuru ndetse ukaba wagira ubukamuka kw'amazi, bityo ingaruka zikaza kuba wagwa igihumure cyangwa se ukagira n'ibindi bibazo by'umubiri. Akaba ariyo mpamvu tubagira inama yo kugira ngo mwirinde kujya muri za sauna za hato na hato, kuko izi sauna si ibyo gusa, ahubwo kuko iki kigo gishinzwe kurwanya indwara cyagaragaje yuko izi sauna akenshi zikunda no guteza ibibazo byo kuba inda yavamo. Akaba ariyo mpamvu rero tugira ngo tubabwire muzirinde. Icya karindwi ni ukwirinda kunywa ikawa nyinshi. Si n'ibyo kuvuga ikawa nyinshi gusa, ahubwo ngenda kubwira ngo mwirinde kunywa ikawa. Kubera iki? Kubera ko ikawa nayo ni ikintu kibi cyane mu gihe utwite, kuko ikawa buriya ni ikinyobwa kigenda kikarenga kikagera rwose ku mwana byoroshye. Akaba ariyo mpamvu bishobora no kubangamira ugukura k'umwana ndetse rimwe na rimwe no gutera k'umutima w'umwana, bikaba byagorana kuba byakumvikana. Akaba ariyo mpamvu rero ngira ngo mwirinde ikawa, kuko n'ikindi kibazo gikomeye iteza ni uko ishobora gutuma habaho rwose kuvamo kw'inda igihe kitari cyagera. Kuko dukurikije ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'abanyamerika cyita ku badamu ndetse n'indwara z'abadamu, bwagaragaje yuko byibuze umuntu atagomba kurenza miligarama 200 z'ikawa ku munsi, cyangwa se nk'udukombe 2. Ariko ngira ngo banyarwandakazi rwose mwirinde, kuko ubuzima bw'umwana mushaka igihe cy'amezi 9 mushobora kwihangana mukayarangiza nta kindi kibazo mufite. Icya munani ni ukwirinda kugira ahantu hose ushobora guhurira na mikorobe yitwa toxoplasma gondii. Iyi toxoplasma gondii rero ngewe iyo mbabwiye kwirinda, ni ukwirinda gukora isuku y'udukoresho, injangwe cyangwa se ipusi zifatiramo amafunguro. Kubera iki? Kubera yuko utu dukoresho ipusi zifatiramo amafunguro akenshi dushobora kuba twasigaramo umwanda w'ipusi, kandi iyi toxoplasma gondii yandurira mu mwanda w'ipusi gusa, kuko nta handi hantu na hamwe ushobora guhurira nayo. Ntutekereze ngo uramutse uteruye ipusi ngo wayandura, oya. Iyi toxoplasma gondii ikwirakwizwa n'umwanda w'ipusi.
Niyo mpamvu rero ugomba kwirinda rwose, ngira ngo mbabwire, kuko iyi Toxoplasma gondii si ibyo gusa, iteza ibibazo bitandukanye ku mwana cyangwa se mu gihe umutwite cyangwa se mu gihe yavutse. Kubera iki? Kubera ko iyi Toxoplasma gondii iragenda rwose ikaba yateza ibibazo aho mu ngobyi umwana arimo, bityo bikaba byatuma ingobyi itandukana n'umura imburagihe, bityo inda yawe ikaba yavamo. Ibi ngibi bikaba rero bishobora kuguteza ibibazo byinshi bitandukanye. Umwana mu gihe avutse akaba ashobora kugira ibibazo byo mu bwonko, bityo rero akaba yanagira n'ibibazo by'ubuhumyi nyuma y'aho ngaho. Akaba ariyo mpamvu ngira ngo rero mwirinde gukoresha cyangwa se gukora isuku ya turiya tuntu. Yego wenda mugira isuku, ariko tuba tubarinda yuko mushobora guhura n'uriya mwanda w'ipusi, kuko uriya mwanda w'ipusi niwo ukwirakwiza aka gakoko cyane, kandi aka ni agakoko kabi cyane rwose, nawe kakugiraho ingaruka. Ikindi ni icya 9, ni ukwirinda kuryagagura, kurya ibiryo byinshi. Iyo tuvuze kuryagagura, ni ukurya ibintu bitari kuri gahunda. Usanga urariye nonaha, akanya urongeye urariye, akanya nanone urongeye. Bisaba kugira ngo ugende ushyiramo umwanya, sibyo? Rero ni ugukora timetable, ukora timetable cyangwa se horaire, kugira ngo ugene amasaha uzagenda ufatiraho amafunguro yawe. Ikindi rero, mushaka kumenya ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ngira ngo natangiye mbibabwira rwose, nahawe nahanjye, kora subscribe kugira ngo ikiganiro tuzabategurira ubutaha kizabashe kubageraho neza, nta kibazo mufite kandi kimeze neza. Message ya nyuma ngira ngo mbibwirire rero badamu, namwe bagabo, ndabasaba kugira ngo mwiteho. Umugabo uri kubyumva yite ku mudamu we mu gihe atwite, amwiteho, amumenyere buri kimwe, amumenyere ibintu by'ingenzi, amumenyere ibyo atagomba gukora, amumenyere n'ibyo agomba kwirinda. Ariko ngira ngo mbararikire ikiganiro noneho kizaza ubutaha kibabwira ibyo wemerewe kuba wakora, harimo kunywa amazi menshi, harimo gusinzira. Tuzagenda tubabwira n'impamvu yabyo ndetse n'akamaro bifite ku buzima bwanyu. Turabashimiye cyane ko mwakomeje gukurikirana iki kiganiro twabateguriye. Imana ibahe umugisha. Mbibutsa kugira ngo mukore subscribe. Mwari kumwe nanjye Munyanziza Stefan, ndabakunda cyane, akaba ari nayo mpamvu ngenda mbategurira ibiganiro uko bwije n'uko bukeye. Murakoze cyane.